gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. twongeye kubaha ikaze hano mu kiganiro cy'imbona imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu 2024. Kaze rero mu kwezi kwa gatandatu. Uyu munsi imbona imvano irabataramisha hamwe n'abahanzi bo mu Rwanda basuye studio za BBC gahuza imiryango hano i Londres mu Bwongereza. Abo ni ibyamamare muri muzika yo mu Rwanda bazwi ku mazina ya Bruce Melody na Element, baje mu bitaramo byateguriwe i Londres kuwa gatandatu no ku cyumweru gishize. Ibitaramo byari byatumiwemo abahanzi bo mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Intego y'ibyo bitaramo ngo yari iyo guteza imbere umuziki w'abahanzi bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba badakunze kugaragara ku rubuga rw'abahanzi hano mu Bwongereza nk'uko abo muri Afurika y'Uburengerazuba bakunze kugaragara. Aba bahanzi bavuga yuko ibyo bitaramo byitabiriwe n'abantu benshi kandi bavuye ahantu hatandukanye mu Bwongereza. Muri iki kiganiro aba bahanzi baratubwira uko byari byifashe muri ibyo bitaramo, ibyigwa bakuyemo, dore yuko bose ari ubwa mbere baje gukorera ibitaramo hano i Londres. Baratubwira uko batangiye umuziki n'aho babona umuziki nyarwanda ugeze ku ruhando mpuzamahanga. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza imiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Kuba itahi iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody, abantu benshi bahanyumvisha bahita bavuga ngo yuhu. Yuhu ubwo nuko kubera iki? Ni ikimenyetso simusiga ko nahigereye ako kantu ninjye wakazanye. Ukunda kugakora cyane iyo urimo urakora ibitaramo? Iyo ndi gukora ibitaramo abafana banjye barakazi, buriya abakazi babimenye, bahise bamenya ibyo ari, bamenye wariwe. Okay, iburyo bwawe hicaye Mugisha Fred Robinson cyangwa Element. Ako niko bakuzi. Abantu barakaza. Okay, abana benshi. Ubungu n'abantu benshi. Ubu habayemo bose. Abana kwako karoroshye. Yego. Abana bose nyine kwa kubyumva buri kanya. Benshi nibo bakunda kubivuga. Ariko abantu benshi batangiye kumenya ko biba mu ndirimbo nyinshi nkora. Zaba iz'abakuru, abato, kaba karimo. Iburyo bwawe nabwo turi kumwe na Mugarura Kenny, umuyobozi wungirije wa 155am. 155am ni inzu itunganya umuziki ikanakurikirana ibikorwa by'abahanzi, ikorera mu Rwanda. Mu by'ukuri umuyobozi mukuru agari hano mwita Karomba Gael, ariko akaba anafatanya na Bruce Melody mu bikorwa bya buri munsi bya 155am. So ngewe iyo bigeze mu bintu nk'ibi niho twebwe tuzamo tukakora day to day. So nuko nagira ngo nako ka introduction nako kagiyemo abanyarwanda babimenye ko dufite mu ndimi z'amahanga nicyo bita label and studio. Ubwo navuga ko 1:55 am cyangwa se saa 7:55 yego zo mu gitondo. No kubera iki bigomeye kuba bifite impamvu bikomeye. Iyo abantu babivuze gutyo bumva 1:55 am ni isaha, ariko iyo 1 iri imbere ivuze One Africa. Ubwo ni rimwe. Africa imwe. Hama 55 ifite ibihugu 54 byo muri Afrika hamwe na diaspora ikora igihugu cya 55. Noneho AM ikaba African Music. So ni gutyo structure. Iyo umuntu abivuze agira ngo ni isaha, ariko tukwashaka gushyira hamwe ko turi nubwo tukorera mu Rwanda ariko turimo turazamura umuziki w'Abanyafrika. Mwunganiye Kenny, iyo saha nta kibazo nabwo bumva ibyo ari birebire. Iyo saha n'ubundi ni igihe haba hahiye ku bantu bakunda gusohoka. Nibwo ibirori biba birimbanyije. Ni saa 7:55 zo mu rukerera. Nabyo ntacyo bitwaye. Nabyo ntari birwo.
nagira ngo rero dutangire tubakira cyane kuri BBC Gahuzamiryango. Turanezerewe cyane kubakira mwese, murakoze cyane. Murakoze. ni ibyishimo kubana namwe muri hano rero. Ku mpamvu ki twagira ngo tubabaze, mwageze hano ryari hano mu Bwongereza i Londres? Twaje ku wa gatanu ari ku itariki 24. Igitaramo cyari ku itariki 25 nicyo cyari cyatuzanye 25 na 26. Cyarabaye kigenda neza, twari dufite hafi abantu 1000. Ngiye byaranantunguye, batandukanye bagiye bava ahantu hagiye hatandukanye. Hari abagiye bava kure cyane ku buryo hari abavuye Manchester bakaza hano kureba icyo gitaramo. Byari ibintu byiza cyane, iyo niyo mpamvu nyamukuru yatuzanye hano. Ariko nanone ntitwari gusimbuka tutaciye hano ngo mutwakire cyane rwose. Yego. Element, ngira ngo Bruce Melody yaratubwiye yuko ngo mwagize abantu bagera ku 1000. Abantu bagera ku 1000, ubwo kuza muri konseri ya hano i Londres mu Bwongereza ku muntu uje bwa mbere ntabwo ari ikintu cyoroshye. ntabwo byoroshye. Mwabigezeho bigenze gute? Actually nanjye biri mu bintu byantunguye, kuko ariko abenshi wasangaga hari abavuye za Manchester, abavuye hehe, bose bagahurira hano. Ariko nyine natwe ni umubare wadutangaje, kuko akenshi ni ubwa mbere njya nageze muri Europe. Nta nubwo nzi ko hariyo abantu bangana kuriya wenda bazi Element cyangwa, ariko nka Bruce wasanzwe abikora nko muri za Belgium. Ariko nkeka ko hano nawe ni ibintu byamutunguye. Ni ubwa mbere wari ugeze hano? Ni ubwa kenshi nje muri Europe, ariko ni ubwa mbere nari ntaramiye hano. Hari umuhanzi wo mu Rwanda witwa Kivumbi, warubajije ele uko twabigenje. Yego. Uwo muhanzi witwa Kivumbi arakubagana cyane, yandika indirimbo nkazikunda. Mu ndirimbo imwe iyo rero yaravuze ngo Imana ntinywa itabi ngo yibagirwe cyangwa yibeshye. Ni ukuvuga ngo Imana yaraturebye iravuga iti bana banjye mbahaye umugisha ni muririmbe. Yego. Bitari ibyo gusa, iti mbahaye n'igikundiro abantu babakunde. Yego. Bitari ibyo gusa, bazaze no kubareba. Rero ni Imana yabidukoreye rwose. Yego. Nta bundi buhanga navuga ko dufite. Kandi turayishima, Imana turayishimira kuba tujya imbere ikadufasha ibyo byose. Ariko nanone tukanashimira abantu ikoreramo kugira ngo ibyo dukora bibashe kudutunga binyuze muri bo. Ubwo rero umuntu wese witabira icyo gitaramo, mu mufuka wanjye hari akantu yashyizemo kabisa. Yarabibye. Yarabibye. Azasarura. Ariko Kenny, kuko ndagaruka kuri Bruce. Kenny, watubwira kuko wowe ni wowe uri mu bantu babiteguye. Mwabigenje gute? Kuko muri iki gitaramo harimo abantu bo muri Uganda, harimo abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe muvuye mu Rwanda. Mwabigenje gute kugira ngo mutegure ikintu nk'icyo ngicyo gishobore guhuza abo bantu? Urumva icya mbere ni uko abahanzi benshi bari mu biyaga bigari baba bafite imikoranire n'abamanager, abenshi tuba baziranye. So kugira ngo abantu baganire ku kintu, ngo duhurize hamwe ku kintu kimwe biroroha. Urabona nk'abahanzi benshi bari hariya, Bruce, hari abo mufitanye indirimbo, hari zo mufitanye indirimbo, hari nabo zitarasohoka. Yego. Abandi bamwe baba bashaka kugira ngo babone kuri production ya Element, ati nkorera indirimbo, ati ryohere itandukanye n'izo nari nsanzwe nkora. So urumva kenshi nabo tuba turi en contact. Tuba tuziranye, bazawi bavinka. Noneho rero duhamagaye hano mu Bwongereza, nawe n'umuntu wari umaze igihe abipanga ashaka kugira ngo azabigereho. So iyo twebwe adusobanuriye concept, akavuga ati no kugira ngo dusohore umuziki wa East Africa, wo muri Afrika y'Uburasirazuba. Muri Afrika y'Uburasirazuba hanze, abantu bawubone, bawumve, bawutandukanye n'amapiano yo muri South Africa, bawutandukanye na Afrobeat yo muri iki, naho mbega babyumvemo ko uyu muziki hari uwundi muziki uva muri Afrika utari Afrobeat cyangwa amapiano. Iyo rero bidusobanuriye concept tuyumva vuba, kuko urumva natwe ni ikintu gituma usohokera igihugu akavuga ati dore wa muntu, ntibavuga ati dore wa muntu uva muri gace k'ibiyaga bigara ko bati dore wa muntu waririmbye Fudeto. Ukabona nk'umuntu takuzi zungara bimenya indirimbo yawe. Aho rero natwe ni rwego tuba twumva twajyaho. Kandi hari gahunda nini cyane cyane hano muri UK. Turifuza kubona
umuhanzi cyangwa se abahanzi bishyize hamwe natwe twujuje O2. nari ngiye no kukubaza mwari bangahe? Twari benshi kubera ko igitaramo cyagombaga kuba iminsi 2, abahanzi bari benshi cyane, twageraga nko mu 10 ku buryo nka 5 bakoze umunsi wa mbere, abandi 5 bagakora umunsi ukurikiyeho. Ariko objective hari nuko amasare manini hano abandi bakoreramo ibitaramo bikuzura, kubera iki se twe bitatubaho. Dufite gahunda rero yo gukora no gukomeza gushyiramo ingufu uko bikwiye nuko bishoboka, kugeza ku rwego natwe ibyo bishobora kutubaho. Hamwe n'Imana kandi buriya tuba twizeye ko bishoboka. Yego ibyo turabigarukaho ku migambi mufite iri imbere. Ariko tuje kuri iki gitaramo, abo mwari muri kumwe bavaga mu bihe bihugu? Abo twari turi kumwe bavaga muri Uganda, Congo no mu Rwanda. Ariko iyo biba byiza njye nari kubona n'Abarundi, n'Abanyakenya, n'Abanyesudani, n'Abatanzania. Ni kubona akarere kageze ahandi hantu tukahashinga ibirenge, abantu bacu bakishima, kubera ko birababaje kuba buri gihe ibitaramo biba ugasanga abo nta hantu bibona. Rero nicyo turi kurwana nacyo. Ubushize mu mwaka ushize mu mpera nakora igitaramo muri Amerika, muri Maine, Portland. Nabwo tubona abantu benshi cyane, bwo nari umwe ni natwe twakiteguriye, nabwo tubona abantu benshi cyane kandi barishima, ariko ukabona ko abantu bafite inyota yo kugira ibitaramo by'abahanzi biwabo. Ibyo rero bigaragaza ko umuziki wamaze gukura, hasigaye ingufu za management, amatimu yacu adufasha dukurikirana umunsi ku munsi, nibo bakeneye gushyiramo imbaraga kugira ngo koko abahanzi bafite babashe kugera ku bafana babo. Ni bya bindi ngira ngo Kenny yatubwiraga ati ni ibihugu 54 byo muri Afurika n'ikindi cya diaspora. Icyo rero icyo cya diaspora, icyo cya diaspora cyafite inyota nyinshi, gikeneye kuba haza. Ni nacyo cyatuzanye. Nicyo cya 55. Ariko mwitegura, hari akantu wavuze nashaka kugira ngo wenda tukumve neza. Mwageze hano ari kuwa 5. Yego. Kandi muhita mwinjira mu gitaramo kuwa 6. Ko ubundi abantu bagiye gukora ibitaramo bafata nk'ibyumweru 2 byo gutegura, mwe mwabigenje gute? Iterambere ni ikintu cyiza, ariko ubundi n'abantu banzi neza, banzi ku kazina ka Munyakazi. Aho ngaho ubundi niho ruzingiye urebye. Impamvu banyita Munyakazi nuko nkunda akazi kandi ndanabigaragaza. Niyo bigenze neza nabwo ndabibereka abafana banjye, ndabapdatinga nkababwira nti dore noneho bigenze gutya. Ubwo rero hamwe n'iterambere twifashishije ikoranabuhanga kugira ngo ibintu byose bibe mu mwanya muto, kuko akazi ni kenshi. Twakoze urugendo rw'amasaha 9, turaza turaryama, ejo tubyukira muri konseri, turuhuka umunsi watambutse w'ejo. Uyu munsi turi hano, hari n'ibindi twiriwe dukora, wenda tuzagenda tubibereka gake gake bikiri ibanga aho inyuma. Ntago twaje muri vakansi. Turabyibuka neza ko ikintu cyatuzanye ari akazi. Rero tugeze aha, ikintu cya mbere cyagombaga kuba nuko dushyira hamwe. Element yabivuze ni umuproducer, amfasha kwegeranya ibihangano byanjye n'uburyo nabitegura n'uburyo nabiperforminga. Nawe urumva ko byoroshye ko ahita yikorera ibye, ariko n'abandi tugakomunika dukoresheje ikoranabuhanga, tukamenya ngo niba hakenewe bande twayikura hano, niba iterambere ryarabyoroheje cyane cyane internet ituma ibintu binyaruka. Ubwo rero bande mwayikuye hano rero? Kuri iyi nshuro noneho nta bande twakoresheje kubera ko byari kugorana, ahubwo bande yo mu Rwanda yarabicuranze irabiduha tubiperformingira hano. Ni ukuvuga ngo iyo ubyumva n'ubundi aba ari live music. Ni ukuvuga ngo umuziki barawukoze bawukorera i Kigali, ijwi nanjye ndarifata ndishyira ku mutima, ndarigendana, ndarizana, ndaribaha nk'uko uri Munyakazi. Yes. Hanyuma rero indirimbo mwaririmbye abantu bakishima kurusha izindi zose mwaririmbye ni iyihe? Ni nyinshi, ariko hari indirimbo nakoranye na Element, abagabo ntibanyumve nabi, ariko igitsina gore kiyumvamo cyane kurusha abagabo. Ni abadamu. Ntago ari abadamu, ni abari n'abategarugori. Yego. Bakunda indirimbo nyine zikora ku marangamutima kandi zibatetesha. Nabonye ari nazo ukunda kuririmba cyane. Ubu uri kumwe nabo kandi ahantu hose. Uwo ni Ele.
uwo ni ele ushobora kuba twari utwitiranyije naho njye ndirimba zose ariko ntacyo reka tuyibanyuriremo Yego. reka tuyibanyuriremo kugira ngo mwumve uko byari bimeze iravuga ngo uko uteye nuko usa birangaragura je suis vraiment fou de toi amaso yanjye ni wowe areba urukundo wamaye rumara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you for life. ikundwa na bose. na bose ni uko hariya nari nagiye nyine mu bana akibaza ari kubona n'umuntu mukuru yari kuyiririmba kuriya kuko ni indirimbo yafasha abantu bose ni indirimbo by the way yadutunguye kuko twayisohoye nyine tuzi ko twakoze indirimbo nziza ariko ntabwo twari tuzi ko ari indirimbo irahita ijya muri Congo igere Tanzania igere Kenya Uganda yari nashonge nakoreye Rugogo abantu bose nk'iyo Abagande nyine bangana gutya bamenye indirimbo imeze nyine bigeze hano gute so kumva ni abantu bose hanyuma se ubundi muri rusange wowe iyo ukoze umuziki kuko watubwiye ko uri producer ubundi ufasha abantu gukora umuziki ariko ubundi iyo ukoze umuziki ukora umuziki ufite iyihe njyana ufite iyihe ntego? ntabwo nabeshya nta ntego mba mfite yo gukora art ahubwo art ngendana na flow ngendana na mbikora freestyle ikintu amarangamutima yanjye ari kumbwira nicyo nkora kuko amarangamutima yanjye ntabwo ahora asa nshaka kujya muri studio mbabaye nkakora nkahita nkora ikintu nyine ikintu kibabaje ariko nyine making sure ko music yose nkora making sure ko numvikanishijemo amarangamutima. Ureba ko amarangamutima yashyize arimo mbere y'ibindi none ubwo subigenza gute uyandikira muri studio cyangwa se ufata igihe cyo kuyitegura? Biterwa indirimbo ishobora gukorwa umunsi umwe ikarangira hari ikorwa imyaka ibiri art ni kwimera art ntabwo ari ikintu kiri precise ngo bigomba kugenda gutya nta formule igira art nta stock nta stock nta bubiko nta bubiko ubikora uko biri kuza nyine uko biri kwiyereka ni kubikora kandi akantu yari yaravuze buriya hari ikintu ngiye maze kubona iyo umuziki ukunzwe n'abana iyo ugize abafana benshi b'abana ukagira amahirwe nawe ukaba ukiri muto uba ufite ubutunzi bw'ejo hazaza kuko abo bana nibo bavamo abantu bakomeye ni ukuvuga ngo uba uri umuhanzi utanga icyizere ejo hazaza ni ikintu cyiza rero kuba indirimbo yakundwa n'abana kuri njye ni ikintu kidasanzwe. nkawe umaze kugira indirimbo zingahe Bruce? ntabwo twabara ubu ntitukizibara kuko maze imyaka 12 ndirimba natangiye ubwo kuririmba mfite kumenyekana mfite nka 18 narazikoze pe naraziririmbye ku buryo mfite buri bintu bijya kuba nkabona mbifiteho indirimbo ni ukuvuga ngo ntako ntagize umuntu agereranije zaba nka zinga nka 200 we 200 ubwo izo zose ufite uburyo uzibika ku buryo ziba zanditswe ko ari izawe umuntu aramutse ashatse kuzikoresha mushobora kuba mwagererana ibibazo? Ibyo bintu se ibyo ni ibintu byatangiye kera cyane guhera kera abahanzi bagira uburyo bandikisha ibihangano byabo kugira ngo abe ari icyawe kuko utabashije kucyandikisha buracya mu gitondo umuntu runaka akaba yagikoresha kandi ntacyo wamugira cyangwa se umuntu akabyiyandikaho ni umutungo babyita mu Rwanda byitwa umutungo mu by'ubwenge. Yego. Turabyandikisha rero tugira ikigo cyitwa RDB turaregistaringa iyo wungutse undi mutungo mu by'ubwenge nawe ukawongeraho gutyo zose ugasanga ziranditse umutungo wanjye mu by'ubwenge ukoresheje tutabiziranyeho nakumerera nabi da. Kera bajyaga bagira ibintu bya album ubu ngubu muracyabigira? Ni ikibazo cyiza urumva mbere mu minsi itambutse byari bigoye kubona ukuntu umuntu yacuruza album kubera aho duherereye n'uburyo abantu bafata umuziki ariko uko iminsi igenda iza ni ikintu noneho gishoboka kubasha kuyigurisha. Byari byoroshye ko wakora indirimbo imwe ukayigurisha neza kurusha umuntu wakoze album ariko kubera ko abantu bagenda basobanukirwa batangira kumenya ibyo ari byo ubu noneho gukora album birashoboka kuko twagiye dukora album kera ariko ugasanga imbaraga wayikoresheje muri album iravuna cyane imbaraga wakoresheje uyikora
ntizihwanye n'inyungu yikuyemo tugahitamo kujya twisohora indirimbo imwe imwe. Ariko ubu abantu batangiye kumva album ni iki, twayigura, urumva batangiye kubyumva. Element, tubwire nawe umaze gukora zingahe indirimbo? izo naririmbye ni ebyiri. Ni ebyiri. Ariko hari n'indi ngiye gusohora next week nibwo nzasohoka, cyetse nimba mumbaje muri production ariko ngiyeho naho ni nyinshi, kuko nabonye igihe wajyaga gusura barya abana bakwita ngo the best producer. Wabonye agashimwe kabyo? Of course, kuko njye maze imyaka, ubu ndi mu mwaka wa 4 kandi ndi leading producer mu Rwanda. Nuvuga ngo awards zose zabayeho kuva naza zose zari izanjye. So n'indirimbo nakoze producinga zijya kwegera hejuru kuzo Bruce yaririmbye. Nuko njye producinga, njye ndaproducinga. Bruce uri kumva ko n'indirimbo 200 nanjye no mu production ku munsi nshaka kuba nsohora indirimbo mu cyumweru, nsohora indirimbo ebase ebyiri eshatu. So kuva naza mu myaka 4 nanjye maze ko indirimbo nyinshi cyane, ko production uri itandukanye no kuririmba. Production ukumva mpura n'abahanzi. Reka dusobanurira abantu bamenye production ari iki. Ni ibyo bita mu Kirundi ubuhinyanyuzi. Nta Kinyarwanda dufite cyabyo. Nta Kinyarwanda dufite cyabyo. Ariko ni ugutunganya amajwi n'umuziki w'indirimbo. Ibyo nibyo dufata tukita production. Urumva rero akora indirimbo z'abahanzi batandukanye. Uvuga ngo yakira abahanzi benshi akabakorera ibihangano, bakabatunganyiriza amajwi, akabatunganyiriza umuziki. Rero icyo gihe urumva ko akora hafi ya buri munsi. Bitandukanye nanjye usohora indirimbo yanjye. Ariye. Nawe nujya kujya mu ndirimbo ze urasanga amaze gukora 2 agiye gusohora ya 3. Kubera ko akoresha umwanya mwinshi muri production, mu bandi bahanzi. Kwibonera umwanya bishobora kugorana. Yego. No kubihuza biragora. Yego. Umaze gukorera nk'abahanzi bangana gute? Ni benshi bajyaho kuri nka 50. Kandi buri wese ajya afitemo nk'indirimbo at least 4-5. Ko nzirengeje. No bavuze mu rugero rusanzwe rwa bose, aho nka Bruce afite indirimbo nk'10-20 namukoreye. Ese kumva muri izo zose nk'indirimbo wakoze ukavuga uti iyi iruta izindi zose nakoze kuva natangira uyu murimo? Ngewe uriya mparara indirimbo imperutse gusohora, kuko uko muzike buri munsi irahinduka. So uno munsi rero nk'indirimbo nakoze ejo yasohotse nk'ejo, wenda urugero haba harimo ibintu byinshi ntigeze mpereza za mbere, kuko hari ibintu nungutse byinshi. So mparara iheruka niyo mparara. Ariko nka Hands Up nakoreye Bruce Melody, niyo ndirimbo ya mbere na producinze. Impamvu nyifata nk'indirimbo favorite song yanjye nakunda producinze nuko ko niho izina Element abantu barimenyeye. Ni nayo ndirimbo yantunguye ko najyaga ku muhanda nkumva abantu bari gukina indirimbo, nkumva nababwiye ati se murabizi ko ari njye wayikoze utuntu nk'utwo. Ariko nyine niyo ndirimbo navuga ngo nkunda cyane kurusha izindi, kuko hari amayira menshi yamfunguriye. Niyo nyumvishe by the way indirimbo iri timeless, buri gihe nyumvishe mba numva wagira ngo yasohotse ejo. So ako zose nzikunda kimwe by the, ariko iyo ngiyo impamvu hari memory nyine inzanira. Ubwo rero uwo murimo wa ariko nabyumvise neza ko adakunda harara. Yego. Warumubajije ngo ni ukunda kurusha izindi? Marare njyewe ntago nzikunda, kuko nshobora kwishuka ngo nakunze uno munsi, hakaza indi ejo mu kwezi gutaha nkabona sohoye indi, kandi nahaye ibintu ntigeze mpa izashize. Yego. Akaba ariyo nkunda. Ubwo nari ngiye kukubaza, yego, warabyigiye? Oya, byagenze nize. Njyewe nakuze nkunda umuziki, mfite papa wanjye wanyubishaga umuziki cyane. So nkunda umuziki, biza kugeraho noneho ahantu hose bari gukora ikintu kijyanye n'umuziki nkajya kuvumba murabizi. Ndabizi. Ahantu hose ari kubera ikintu cy'umuziki nkagenda nkavumba, bakanyirukana ndakana, nkagaruka bakandika nkicara, nkajya kuri piano bavuyeho gucuranga, nkacuranga ibintu bibi, ariko nyine nkumva ko ndi gusatisfying soul yanjye. So after rero urimo uragaburira ubugingo. Ndi kugaburira nyine, ndi kumva ndi kuba nge, kuko nakundaga umuziki kuva kera. So
after nibwo naje kwinjira mu muziki professionally ariko nta muntu n'umwe wanyigishije muziki ko ni nkuvuga ngo ninde wigishije umuntu kuririmba ni impano Imana iguhereza ahubwo wowe ukayikoresha uko ubishaka. none se ubwo iyo mpano niyo igutunze cyangwa hari akandi kazi ufite ukora? Actually njye nkora umuziki gusa. Nicyo kigutunze? Nkora umuziki gusa. Ibindi aba ari gushakisha biraho ako muziki niko kazi nkora. Ngaho tubwire rero ko abantu bakunze kuvuga yuko rimwe na rimwe mu muziki nta mafaranga abamo, ugasanga abantu b'abahanzi babayeho bajya gushakisha hirya no hino. Yego. Wowe ubigenza gute kugira ngo ayo mafaranga ashobore kugutunga? Actually cyambere ni umugisha, ni amahirwe kuko nyine nabo ngabo bigenda utyo nabo bari abahanga nkuko nanjye mbikora kandi babikora neza nabo babikora neza kundusha. Ariko njyewe icyo nkora making ashobora ko ari icyo kintu nkora cyane kuko nanga kuvanga ibintu, iyo mbivanze akenshi ntabwo mbikora neza kuri njye. Niyo mpamvu nagiye nkavuga ati ubuzima bwanjye ni mu cyumba cya studio. Finally Imana irabiblessinga nyine nta rindi banga ridasanzwe. Ubu ngubu na muziki yacu by the yatangiye kuzamo amafaranga ntabwo ari nka kera. Ubu ngubu umuntu ntumbwire wenda yo winjiza ariko umbwira uti ku buryo umuntu ashobora kugeza kuri aya ngaya ku kwezi. Icyo se nk'umufasha ngaho Kenny aho ni harwanira ngaho Kenny cyangwa gufasha gato. Iyo bigenze kera urumva bavuga ngo nta mafaranga ari muri muzike, byaterwaga wenda n'ibintu byinshi. Uburyo bwo gucuruza indirimbo bwari buke, icyo ni icya mbere. Ikindi ntabwo twari dufite n'ibikorwa remezo byinshi byo gukora ibitaramo. Buriya hari ibintu byinshi bijyana n'iterambere ry'umuziki. Ibikorwa remezo bihari, abantu bashobora kwiyorganiza, bashobora kuvuga ati reka tuze dukore igitaramo hano. Ni ibintu bigenda bizana na development y'ibindi byose uko bigenda bitera imbere. Ariko iyo ubu ngubu ahantu bigeze, umuhanzi ashobora gufata icyemezo akavuga ati ibi bintu ngiye kubikora full time, bunyamwuga, kandi nkore ibi bintu byanteza imbere. Cyane cyane iyo umuhanzi ari umuntu ushobora gufata icyemezo cyo kutangiza amafaranga ngo ajye mu biyobyabwenge, ajye mbega gusesagura. Iyo uri umuntu uvuga ati yego ndi umuhanzi ariko nkeneye ko umwana wanjye ejo azabaho neza, ese aziga he, ese inzu azabaho gute, madamu azakora ibyo byose, wenda na Bruce araza kugira icyo yongeraho. Ariko ku cyo warurangirijeho ati wenda ugereranyije ati ku kwezi ubona arangahe, ntago twe dukorera ku kwezi. Buriya tujya tubisekaho ati kwezi kwa mbere kugeza mu kwa kane tuba turi abashomeri, tuba twibereye muri studio, tuba turi muri studio dukora indirimbo. Yego. Noneho izo ndirimbo tugatangira kuzirikora mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi no kwa munani. Ari nacyo gihe abantu batangira gukora ibyo bita amakonseri, bakadutumira mu bitaramo. Amakampani menshi agashaka gutangira kwamamaza kubera ko abantu basohotse aho, naho tugakoramo ikitwa endorsement deal. Ubwo sinzi uko nabivuga, ni ubucuruzi bwo kwamamaza. Kuko n'amakampani asigaye asobanukiwe yuko ibihangano bigera kure kurushaho wenda icyapa cyagera, kuko icyapa kiguma gihagaze aho. Ariko Bruce Melody cyangwa Element yaraza kujya mu Bwongereza bivugeho, aze kujya ahandi abumubone afite ya product yawe. So urumva ubugize uburyo bwo kwamamaza bwinshi kurusha ibyo wari ufite. So tujya dutangira guhembwa mu by'ukuri iyo utegeye mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa 12 amafeta avuyemo. Yego. Tuba dufite amezi nk'arindwi meza cyangwa 8 yo gukora mu mwaka. Ubwo tukaba dufunze ane, tugakora requisition, tukabega tukabara, tukamenya n'ukuntu umwaka utaha tupangira ama expense byose. Ikintu nakongeraho nunganiye Kenny, nje kanitangeho urugero. Yego. Element ni petit frère ndamuruta. Yego. Mfite umuryango, mfite abana, mfite umugore. Mukora bivuze maze imyaka 12 muri aka kazi. Mfite abana bangahe? Mfite abana 2. Urumva dufite abahanzi benshi bagiye ku ishuri bariga ariko bareka ibyo bize baza gukora umuziki. No kuvuga ko hari akantu gashobora kuba kari aho hantu abantu batigeze babona muri iki gihe. Umuhanzi ubundi ni business. Umuhanzi ntago akeneye
management umuhanzi akeneye CEO kubera ko bitandukaniye rero ubwo ntago akeneye manager kuko tuvuge ngo ushinze uruganda ntago rukeneye umuntu uza kurucuruza, rukeneye umuntu uruhagararira, rukeneye boss niba ariko navuga mu magambo make, kubera ko umuhanzi ucunzwe neza nta mafaranga atageraho. Ibyo bazaga element ngo nko ku kwezi wenda ni nkanga winjiza, biragoye kubibara gutyo, biragoye. Ariko umuhanzi ufite impano na discipline yarangiza akagira abamwunganira abashobora kumufasha neza, nta rwego adashobora kugeraho. Kuko nk'ubu ngubu tuzi abanyamerika, tuzi aba hano mu Bwongereza, tuzi abo muri Canada bafite amafaranga amamiliyari y'amadolari. None se babigenje bate? Nuvuga ngo hari ikintu kiri mu muziki wenda nuko turi muri Afrika ahantu iterambere ritaragera neza, ariko abahageze bakagera mu iterambere neza bo bamenya uburyo bacuruza, bakamenya ibyo bakuramo, bakamenya ibyo basubizamo. N'ubucuruzi nk'ubundi bwose. Nje rero nk'umuhanzi nta kazi na kamwe wampa kugira ngo nyine mbigire clear. Yego, nta kazi na kamwe wampa ngo ndeke kuba umuhanzi kuko nibyo nshoboye. nukuri Nta na kamwe. Nuvuga ngo namenye neza ikintu nshoboye, niga kugicuruza, hanyuma ndanagikunda. Nta handi hantu nagirira ibyo byose. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. hari akabazo k'amatsiko nayisengera. Wavuze ko ufite umugore. Narebye indirimbo zawe ndakwanga akinyuma. Yego. Reba ukuntu abagore baba bagufata, bari abakobwa ukuntu bo bagira. Umugore wawe yabirebye nta kibazo bimutera buriya. Tureta dusubira inyuma, nkwibutse ko nakubwiye ko umuhanzi ari business. Yego. Business tuvuge nk'ubu ngubu nshinze uruganda wenda rukora nk'udukingirizo. Umugore yabinyangira. Oya, ariko biratandukanye. N'urugero nanjye kuko yego, ndabyumvise. Kubera ko umuhanzi ari business, hari ibyo akora nka business, hari ibyo akora nk'akazi. Ariko buriya iziri zina mu nyita uko mumbona. Iyo ninjiye mu rugo mbisiga hanze nta mustar ubi wacu. Mba mbaye umubyeyi, mba mbaye umugabo w'umuntu, mba mpinduye umuntu ndi. Nuvuga ngo iyi niyo business nkora kaniko kazi nkora. Noneho rero uwo muntu tuba twarahisemo kubana ni umuntu ubunzi ushobora no kunyumva, kubera ko by'umwihariko nkanjye umugore wanjye twahuye mfite imyaka nka 17. Ibi byose byagiye biba bireba, nawe tumaranye imyaka 10. Arabyumva rero, business arayizi, understanding. Ndifuza rwose kuzamukoresha ikiganiro. Abyangate. Arabyanga. Uzabimukundisha. So arabyihanganira, ntacyo bimutwaye. Nta kintu bimutwaye kubera ko byose byabaye bireba, kandi zari inzozi zanjye ziri kugenda zibimpamo. Nifuje kuba umuhanzi, ndabikorera, ndabiruhira, akabibona amajoro ntaha, kuntu rimwe na rimwe byanga, imvune zose ziri muri ibyo bintu. Rero ni ikintu, kandi nanone ni ikintu kidutunze, nicyo gifasha umuryango wacu, niko kazi nkora konyine. Ntago yabyanga. Yego. Ubwo rero nari kukubaza, mu ndirimbo zose utubwiye zigera kuri 200 wakoze, iza ku isonga izindi ni iyihe ku bwawe? Ngiye kubera ko ndanacanganyikirwa, urumva indirimbo ni nyinshi zasohotse, ariko mfite n'izindi nyinshi cyane zitarasohoka. Ubwo amarangamutima bimeze nk'ibintu bashyize nko mu gacupa bagacugusa. Naracanganyikiwe, sinkimenya kumenya ngo mu ndirimbo nakoze ndumva nkunziye, kubera ko indirimbo ngenzi zifata nk'abana. N'abana nabyaye. Umuntu rero wabyaye abana 200 ntago yavuga ngo nkundi w'104. Ntago byoroshye. Okay, reka nkibazo kundi noneho. Iyo ubona yakuruhije kurusha izindi ni iyihe? Iyanduhije ntiyasohotse. Nicyo kintu yakomeje kugorana. Iyo nirimbira akatsindwa n'imwe. Ahubwo reka ahubwo ngewe gerageze kukivuga. Muzo wakoze ahubwo yaguteje imbere cyane ko kuvana ku rwego rumwe kagushyira ku rundi. Wumva ari iyi? Hari indirimbo nyinshi nakoze zihindura ibintu. Corona icyaduka ni indirimbo ele yakoze. Hari indirimbo yanjye yitwa Samoya. Gutya twarayisohoye biba birahuriranye, baratubwira ngo curfew ngitangira 1:00.
abantu batise shahu uyu mwaka uduteye urumva amakomenti y'abantu aba ari menshi. Iyo yarakunzwe cyane inamfasha gukora ibitaramo byinshi, ariko hari n'indi ndirimbo nakoze muri 2017 nayikoze ariyo ndirimbo ya Afrobeat nkoze bwa mbere yitwa Ikinya, avuga ngo twanyweye twasinze, hari hagiye kuba amatora nza kuyihindura nta muntu bimbwiye byanjemo gusa nyikoramo twatoye twatsinze, nayo iri mu ndirimbo zampindurira ubuzima. Nkagira indirimbo yarebwe cyane y'abantu bakunze cyane kuri platform zose, kuri Spotify, Apple Music, YouTube, yitwa Katerina. ari naryo zina ry'umugore wawe? Yego. Ntabwo byoroshye kuvuga ngo nkundi kurusha izindi, kuko indirimbo isa nk'izana itafari ryayo mu rugendo rw'umuziki wawe. Indirimbo se ya mbere watangiriyeho ni iyi indirimbo ya mbere? Yitwa Tubivemo. Yaragoranye. Wavaga mu biki? Mu bintu byo gukundana. Byari bikugeza ahantu? Nari kwishyira mu mwanya w'abandi bantu, ntabwo ari njye byabagaho, nyine n'ubuhanzi bwaje si inkuru mpamo. Ni indirimbo yavugaga ku bantu nyine bafite umubano utameze neza, hagombaga kuvamo umwe akavuga ati ibi bintu reka tubirangize, ucaha tureke kubeshyanya. Niyo ya mbere nahereyeho, iramenyekana, hakurikiraho indi yitwaga Telefone, iramenyekana gake. Nkora yitwa Uzandabure, isa nk'iziruseho gato kugira ngo abantu bemere ko ndi umuhanzi. Byansabye gusohora ivuga ngo yakoyo we ayimana we ibi ni ibiki ko mbona bikaze njyewe ndumiwe. Iyo ngiyo niyo bakomfirimye baravuga bati nyamara ka gahungu nagahanze. Ninde wagufashije se kugira ngo utere imbere mu buhanzi bwawe ndetse ugere naho ugeze ubu? N'abantu benshi, kandi abenshi ntago wenda twabashije gukomezanya, kuko uyu munsi nabwo hari abandi bari mu nshingano bari gukora, ariko buri wese uzi ko twakoranye ndamushimira, kubera ko abantu buriyo bari kugufasha baba bari kugukorera ibintu utakishoboza wenyine. Guhera umunsi wa mbere natangiye nahuye n'abaproducer benshi nk'uko ndi gukorana na Ele. Nta munsi nigeze mbaho ntafite manager mu buzima bwanjye, nahoze mfite abamfasha gukurikirana iby'inyungu n'amafaranga. N'abantu benshi mu rugendo rwanjye hanyuzemo abantu benshi cyane, ariko abo dukorana se nonaha abo twagiye dukorana bose ndabubaha n'abagaciro. Hari indirimbo nagiye mbavugamo bamwe yitwa Bado. Bado irimo abantu nka Rishari ni yari boss wa Lebo nabagamo muri 2014, yitwaga Super Level. Harimo Mico niwe wampuje na Rishari, ni n'umuhanzi yitwa Mico the Best. Harimo Austin, harimo Jado wari manager wanjye, harimo abantu abo nabashije. Urumva indirimbo ni nto cyane, ntabwo yakwirwamo amazina y'abantu bose, ariko abo nashoboye gushimira muri iyo ndirimbo narabashimiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Element, ngaho nawe tubwire, wowe nawe urashatse se? Uri ku isoko? Apana nona. Uracyarindiriye? Ndacyari mutoya. Ufite imyaka ingaho ubu? Mfite 20. Mfite 24. 24? Ndafikuza 25. Yego. Ubwo se umuntu yavuga ati uratekereza ko uzashaka ryari? Ibintu byo gushaka rero nabonye ari ibintu byikora, ntabwo upanga ngo bizagenda utya, kuko hano ujya kubwira urukundo ngo ndagushaka iki gihe, byanze bikunze igihe icyo ari cyo cyose byakunda, ariko apana nk'ubu ngubu ntabwo ndi ready. Ndumva hakiri ibintu byinshi nkeneye gukora. None se Ele, ubundi hari ukuntu mba numva umunyamakuru hari akabazo asimbutse. Yego. Harabura umukobwa, harabura amafaranga, harabura hiti, urabura iki mu by'ukuri kugira ngo ushake? Urabura 24 uri muto wowe 24? Oya,
uruhande rumwe ndi mutoya ariko ntabwo ndi muto wo kudashaka kuko nkeka ko nkawe nkeka ko uyu mwaka ndimo nari mfite umwana ufite umwana yabaze imyaka 7 yubatse umva rero niba rero nta mpamvu ufite mise nitsinda uhise witsinda mise nitsinda nta mpamvu mfite yo kuvuga ko nkiri muto ahubwo ubwo harabura umukobwa amafaranga cyangwa uracyari muri cya gihe nyine Bruce atubwiye ati yageze aho aravuga ati ubu birarangiye rero hoya harabura umukobwa harabura amafaranga ntawe urashima kuko barahari abakobwa barahari ariko ntabwo nubwo ari benshi bishobora kurangira bose abo benshi nta n'umwe uri kubonamo bitewe n'uko uriya marangamutima ntabwo agendera ku bwinshi cyangwa ku byo uri kubona. Hanyuma rero ubwo mu migambi yawe ejo hazaza hawe uhabona gute? Sinavuga ngo mpabona gutya ariko mfite sample Imana yanyeretse yuko ibintu byose bishoboka. Ni nk'icyitegererezo. Yego kuko njyewe natangiye muziki 2020. Nuvuga ngo uvanyeho imyaka 4 kuri ubu ngubu element ntaho hari. Urahita usanga element ntaho hari. Kandi mu myaka 4 ibintu na Imana yanshoboje gukora ni byinshi cyane abantu bashobora kuba barakoze imyaka 10. Yego. So mfite sample rero mfite urugero rwiza runyereka ko imbere ari heza cyane kandi umunsi ku wundi bitera imbere ntago bisubira inyuma. Wifuza ko uzagera ku nk'iki nko mu myaka nk'10? Iki kibazo kiye kingora kuko naho ngeze ntago narapanze. Niyo mpamvu nihaye intego yo kutagira intego y'ikintu ngo nzaba ndi. Nihaye intego yo kutagira intego. Kuko iyo ugize intego akenshi aba ari limite kandi hari igihe ushobora kuzagera icyo gihe warakirenze. Ushobora kurenza icyo kintu wihaye. Ahubwo ngewe making ashobora ku kintu ndi gukora no munsi kizampereza ibyo nzabona imbere. Nikora neza ku buryo kizampereza ibyiza imbere. Yeah. Hanyuma ngira ngo iki Keni nicyo nashaka kugira ngo numubazeho. Mubafasha iki abahanzi nk'abangaba mukorana kugira ngo mubarebere ejo hazaza? Kubarebera ejo hazaza ibyo ni ibintu tujya inama. Ntago abantu ntago ari abana. Si abana ariko mwabagira inama. Mwabagira inama. Urumva ukuntu bigenda rero kugira ngo ibintu byinshi mu by'ukuri bitabagora. Hari iby'umuziki ati umuziki bimeze bite nka za studio, ibikoresho bya studio, umazi, umuriro, ibyo byose tuba tugomba kuba biri provided ku buryo element ninjira muri studio yagiye gukorera abandi bahanzi ataza kugira ikibazo, ataza no gutekereza ati umuriro urashize cyangwa mbega ibyo ntago bari ibintu agomba gutekerezaho. We akazi ke no kuva mu rugo inspiration yayishize ku mutima avuga ati no musi ndakora indirimbo imeze gutya. Noneho ikindi kintu tukora tukamakinga sure yuko abakiriya badushaka, yaba ari abamampani, yaba ari abashaka kwamamaza, yaba ari abakonseri, tuba dufite abanyamategeko dukorana nabo baduha kontra, izo kontra tukazisubiramo n'abanyamategeko bacu, natwe tukagira ibyo twumvikana nabo, tukumvikana nayo ibiciro. Ngewe ikintu nkora mpamagara Element na Bruce Melody ati nohereje umuntu ubazanira imyenda tuzakorana itariki ni mu parking ibikapu turagiye. Kandi nabo ikigaragaza ko baba bamaze kuba abanyamwuga ni abantu bambwira ati ndababwira ati muri Londres baradushaka ati ryari sangapi, ukasanga nabo bari tayari biteguye kwita bagenda. Urumva nawo ni ikintu baba bamaze gukunda, se kuvuga ngo yaha ngo urumva ngo nayo ifite umuntu nzasura ngitariki ngo tubyihore. Oya, ni ibintu nabo bamaze gushyira ku mutima, bazi yuko akazi ni akazi. Ni nka biriya nyine Bruce yatubwiraga ati ngewe nta kindi nakora mba nihebeye umuziki. Igihe cyose umubwiriye aragenda cyane. Hanyuma rero ikindi wenda cyo ntikiba kiri mu nshingano zacu 100%, ariko nicyo washaka gukomoza ati se tubafasha iki kugira ngo umuntu yiteze imbere cyangwa agira iki. Cyo ni ikintu tuganiraho, twiganira nk'abantu n'ubundi bakorana n'inshuti. Nka Element buriya ntumubone gutya ari producer ariko niwe muntu wa mbere uzi ibibanza byiza biri mu Bugesera.
akunda ibibanza byo mu Bugesera, akunda ibibanza bya ku Kibuye, Bugesera agiye kubumara. arabumaze rwose, yarabuguze. Tuba turicaye akaba ari utugira inama ati ko nabonye agahegitari keza mwaje tukajya kukagura. N'abase elementi ati muze ku cyumweru hari akazuba tukagenda. Ubwo ariko urumva ibyo ngibyo nibya binini nakubwiraga byo kugira ngo noneho nibya mishinga iri hanze y'iby'umuziki ariko noneho yo kwiteza imbere. Bruce we akora business nyinshi, hari na business ejo bundi yatangiye, hari inyubako yitwa Chic iri mu Rwanda, hejuru aho rero hari ikibuga cya football, cya basket, akabare, lounge nziza, VIP, arcade game hejuru y'icyo nzu. So ari mu ba investor bayishoyemo amafaranga. So imikorwa bya buri munsi by'aho hantu si ngombwa ngo wahaboneke, ariko agira ishoramari, agakora ishoramari. Icyo gihe noneho ngewe nkasa n'indi timu tuba dukorana, ugasanga ababikurikirana no gushaka izo report ku gihe, ku buryo mbega we aba ari muri studio ameze neza akora, ariko wa mwanya atashye mu rugo atarakuramo inkweto, akaripoti kakaba kamugezeho kuri WhatsApp n'akanama muri weekend kamwereka ukuntu ibintu byose byagenze biri ku kwezi, akaba gafite neza mbega bitamuvuna. So ni muri urwo rwego dukorana, ariko still business abariye n'imyanzuro yo hakenewe umwanzuro wenda ukomeye bijyanye n'ibyo gushoramo ni uyufata, ariko ya follow up ya makuru y'ingenzi za kontra ziremere, hari abantu baduha kontra z'impapuro 30, ibyo byose biba biri kuri side ya Ligo team n'abandi ba accountant baza kubikurikirana, tukaza we tumuha ikintu kitaza kumutwara umwanya. Bega Bruce hari icyo nibagiwe, ahubwo ndaza kumubaza ahubwo nta nibibazo mujya mugirana. Yibagiwe ikintu cy'ingenzi, ntutuzanire ibibazo ukabita. Yibagiwe ikintu cy'ingenzi, dufite ikipe ya basket yitwa UGB. Ni ikipe imeze neza kandi iri no kwitwara neza, mu gihe kiri imbere iratanga icyizere. Ni nayo kipe ifite abafana benshi urebye kugeza ubu. Urumva ko tugira ibindi dukora hanze, ariko icyo abo dukorana badufasha ni ugukurikirana koko niba ishoramari twakoze rigenda neza, hanyuma raporo bakayitangira igihe. Ibibazo ntibyabura, ariko tugira ibisubizo byinshi kurusha ibibazo. Yego. Hari akantu element yavuze, wavuze ko Imana igufasha, byahise binyibutsa ukuntu igihe wajyaga nyine gusura barya abana, harimo umwe wakubajije witwa Mugisha. Arakubaza ati ese niki gitumye ugera aha ngaho ugeze? Uramubwira ngo ni Imana no gusenga. None urasenga? Ndasenga. Uri umukristo, uri umuyisilamu? Njyewe ndi umukristo. Uri umuntu wemera Imana cyane kuko umaze kubivuga inshuro zigera nko kuri 2. Impamvu nemera Imana ni uko hari abantu benshi tumeze kimwe, nanone tutameze kimwe. Hari abantu benshi turi bamwe ariko tutameze kimwe. So niyo nyine mbonera ko Imana ifite impamvu ikora ibintu, kandi ibyo ntabwo ari ibintu nagiye mvuga ngo planinze gukora ibi. Ni ibintu nyine byikora, nkabona ko hari umuntu cyangwa sinzi uko nabyita, hari ikibiri hejuru. None ujyiririmbira se nayo? Ndabikora ariko ntabwo nazisohora, nako nzikorera abandi bahanzi. Yego. Nanjye kukubwira ngo yituririmbire. Nayumgira. Iriya ya kabiri se yo ntiwayituririmbira kuko ya kabiri ya gatatu ubwo. Yego, igiye gusohoka kuko turirimbiye imwe ya mwakoranye Fudetwa. Ndimo ngiye gusohora yitwa Milele, iri muri genre yitwa Afrogako. Ni gakondo nyarwanda, gakondo. Milele icyo ni Igiswahili. Milele ni Igiswahili. Kivuga ngo ni ibihe byose. So ni genre navanze Afrobeat na gakondo y'iwacu mu rugo mu Rwanda, kuko iyo gakondo nta kindi gihugu na kimwe kigira imeze utyo. Yitwa Milele, baririmba ngo just hold my hand all night long, all night long baby, all night long. Nataka kuwa nawe milele, reka nkuhobere, sezeranya kuzansanga.
gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2024. Nk'uko nabibemereye ubushize, uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho cy'abahanzi b'abanyarwanda Bruce Melody, Element hamwe n'umumanager wabo Kenny Mugarura bari baje mu gitaramo hano i Londres mu cyumweru gishize. Muri iki kiganiro kandi turaza no kuganira n'abandi bahanzi bavuye mu Rwanda baza mu Bwongereza ahitwa Sheffield mu giterane bari batumiwemo. Abo ni James na Daniela, bo baririmba indirimbo z'Imana. Bose murabumva muri kino kiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Ferenga Kwaye. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Ubushize twahagarikiye kuri Bruce Melody wari utangiye kumbwira ibitaramo bimirije gukora ku mugabane w'Uburayi muri uku kwezi kwa gatandatu. Reka mureka komeze. Abantu bari mu Bubiligi, abantu bari muri Swede, abantu bari Kenny yagenda dufasha kwibuka neza muri Lyon, i Paris, muri Poland, Warsaw, muri Norvège. Abo bantu bose barararitswe. Ubwo ni muri uyu mwaka? Yego, ni muri uku kwezi. ni muri uku muri uku kwezi. Aho hose ni tourne mbese. Sinakugeze ko banyita Munyakazi. Nyuma nkaho rero ibyo bidahagije. Ngiye gusohora indirimbo yitwa Soweto, ariko muri Afrika y'Epfo. Oya, narabihinye nyita Sowe. Bivuze Reka mbahe akabanga sindi buye baririmbire kugira ngo izasohoke muyikumbuye. Iyo tuvuze Soweto ntago ari muri South Africa. Ahubwo ni So Wait, ariko hariho O. Mbega tegereza. So wait. Ariko ukavuga Soweto. Ubwo nukubera iki? Icyiza cy'ubuhanzi rero buriya nta kosa bugira. Yego. Ako ni akamanyeri. N'akantu mba tayemo nk'umuntu w'umuhanzi. Kandi kugira ngo birusheho kuryoha, indirimbo nimuyumva bizasobanuka, muzamenya neza impamvu. Ariko ako ni akantu nyine k'akabanga k'umuhanzi. Ni indirimbo ifite amashusho meza yakorewe muri Nigeria, ikorwa n'umu producer witwa Sax, akaba yarabaye nominated muri Grammy. Amashusho atunganywa n'umunyanigeria n'ubundi Palinks nawe ukora indirimbo za Burna Boy n'abandi. Ni standard, ni ibintu byiza birimo ubwenge bwinshi cyane ku bahanzi. Ku bafana ni ibintu biryoshye, nta kintu kiryoshye nk'iriya ndirimbo. Nawe ubwawe rwose urumva ko yarandyohanye, byarandenze. Mbega ni isoro nzavuga ngahwi. Okay, rero ubwo ukwezi gutaha ndumva hazaba hari ibitaramo byinshi cyane, kandi mbere mu Burayi. Impamvu tuhavuze nuko ariho turi, ariko dufite n'ibitaramo muri Afrika n'ubundi. Dufite ibitaramo muri Canada mbere y'uko umwaka urangira, no muri USA no muri America of course. Nyuma y'ibitaramo abakunzi banyu mujya mubona umwanya mukicara mukaganira? Ese ujya usoma ibyo bakwandikaho kugira ngo bigire icyo bigufashaho? Iterambere n'akagabo. Dufite imbuga nkoranyambaga, ushyiraho ifoto abantu bagatanga ibitekerezo, ushyiraho video abantu bagatanga ibitekerezo, amakomenti yabo turayasoma. N'igihe dukeneye kuganira nabo tujya dukora ama live kuri Instagram cyangwa se na YouTube kugira ngo tubashe kubaganiriza, tugakora ibiganiro gutya. Ntago byoroshye ko twahura nabo kubera ko mbere na mbere akazi ni kenshi, noneho no guhura ngo ubu natumira abantu nkababwira ngo mwicare dutere story. Amwanya wawe. Oya, aho baje nahita mbaririmbira kuko nibyo nkora neza kurusha kuganira. So mu bitaramo tunyuza kuganira ntiworoshye. Ariko nanone si umurimo naba. Agari umurimo naba. Gusa mu bitaramo njyanyuzamo nkabaganiriza gutya mu biganiro, ariko nko gusetinga umwanya ntago turabitekerezo. Twigeze gukora acoustic night, dutumira abantu i Kigali, twicara ahantu hameze neza, kuganiriza abantu birananira.
buriya twaganira turi cyashoboka se ngewe twabonanye bwa mbere Eh. nahise ngukunda wanganirije nk'aho ni tuziranye ukuri waratinze kuko wari kuba warakunze imyaka 10 ishize byakunaniye gute urumva aho ikibazo ko kiba ari impano yawe ahubwo No, oya, iyo abantu ari benshi sinzi ukuntu bigenda bigahita bihinduka imbwirwaruhame ntibibe ikiganiro bikagusaba gutondekeranya amagambo kandi biriya biragora buriya abantu bavuga ijambo imbere y'abantu ndabubaha ubwo rero narabaririmbiye ndahaguruka nditahira yego okay reka twinjire noneho ku musozo nkawe Element Yeah. uretse kugira production cyangwa se gutunganyiriza umuziki abantu Yego. no kuririmba Yeah. ikindi kintu ukunda mu buzima ni iki Kako muzika ariyo nishyize mu mutwe niyo ya mbere ibindi mifata nko kwishimisha. bikaba ku Ntabwo rwego mbifata rumwe byose nk'akazi ibyinshi ariko nkunda football, nkunda gukina foot cyane no koga ko navukiye ku mazi ngiye mu rugo ni ku Kibuye ahantu hitwa i Karongi rero navukiye ku mazi n'ibindi byo gukora nka Kenny kuri yabivuze nikundire gusura ahantu ibibanza by'ubutaka utuntu nk'utwo ariko byose ntabwo mbifata nk'akazi ubundi ni umuziki ko Element ndamukunda urumva ko ikibazo gisigaye ari umukobwa gusa niho cyo okay Brice wowe ikindi ukunda ni iki uretse umuziki abantu ukuntu bandi n'ukuntu meze buriya biratandukanye cyane ngewe nkunda of course umuryango famille yangiza imbere y'ibintu byinshi nkaba buriya nkunda guteka mu ibanga rikomeye iki cyane nk'ubu wantekera iki ninza kugusura nkwitegereje neza akavange kakubera akavange ntabwo ubugari ari bwo nabwo ndabukaraga induru zikavuga ubona akavange k'iki akavange buriya ngewe mvuze akavange mba numva ari ibishyimbo n'ibirayi biri Yego. agatunguru gakeya yakunda igitoki guteka reka tujye kwa Kenny Kenny nkawe nk'umuntu ureberera aba bahanzi mfashe ku rwego rw'igihugu cyose mu Rwanda ubona ari iki cyakorwa kugira ngo aba bantu bafashwe ibintu byinshi byakorwa byo ni byinshi cyane gusa ngewe icyo nasaba ahubwo abanyarwanda bamenya ko umuziki ari bizinesi nk'izindi abashoramari bakongera amafaranga kugira ngo uvuge ngo habaho kwinvestisa cyane mu bahanzi ko dufite ubutunzi bwinshi mu Rwanda ruri mu bantu ni abahanzi abantu ni abartiste hari n'abazi gushushanya neza hari n'abazi uretse abo ngabo ko bazi kuririmba hari n'abandi bazi gukina amafilime ariko habonetsemo ubushoramari bufatika ariko sabwo ukabaha ikihe cyizere abo bashoramari yuko nibashyiramo amafaranga yabo bazunguka mu by'ukuri icyizere cyo kirahari kuko nk'ubu 155 AM tumaze igihe Bruce na Gaël bahisemo kwishinga imaze imyaka 3 kandi aho ibikorwa byaho bigeze ni ibikorwa ubwabyo byivugira twageze ku rwego aho umunyamerika nka Shaggy uriya w'umuhanzi yumva indirimbo ya Bruce akayikunda akamubwira ati reka dukorane tuyikorane remix noneho nkujyane no mu isoko rindi rya Amerika twagize ibiganiro kuri Good Morning America byo kuri ABC tujya kuri Mark Kelly live ese ubwo ubundi ninde wabahuje ubwo na Shaggy Shaggy yumvishe indirimbo nakoze arayikunda yifuza kuba yayijyamo yayumvishe kuri YouTube hari n'umuntu witwa Steve wayimwumvishije arayikunda cyane ansaba kuyisubiramo nari nsakiwe dore namukundaga kubi tuba turayikoze ivamo igihangano cyiza ngirwa n'umugisha w'uko mu gice cyo muri Amerika abantu bayumvisemo cyane na performance mu bitaramo byinshi bya Jingle Bells nagiye mu interview manini akomeye kubera iyo ndirimbo so ibyo Kenny yavugaga rero kuri kubigomba gufashwa ni ku ruhande rwe buriya we investment aribonamo ikibazo kandi nibyo koko abantu bakwiye gusobanukirwa ko wakora ishoramari mu buhanzi kandi amafaranga yawe akunguka ariko noneho ngiye nasaba abantu ko umuhanzi bamufata nk'umuntu ukora indi business yari yo yose ko ari nk'igihe umuntu akureba gatatu kubwira ati nyurizaho sha
none se ko mbikorera amafaranga kandi twatojwe no kugira ikinyabupfura, ubu urahura igitira gusa ukumva urababaye ukabigendana. umwangira se ubigenza ute ubwo mu kinyabupfura? ubu ninjye usigaye izo biri mu nshingano zanjye. Mu kinyabupfura ni keni uhita ufata defanse. Ariko hari abantu benshi batarasobanukirwa ko ubuhanzi ari umurimo watunga umuntu, cyane cyane urumva tuba dufite n'ibi bisatsi, ariko ibi bisatsi uko muba mubireba ni ukuri ni itaburiya, ni umwenda w'akazi. Nose dufite amaderede ku mutima. Ariko mubigira kuko mubikunze nawe. Tubigira ko tubikunze kandi ko bijyanye n'ibyo dukora. Ariko hari umuntu ukureba gusa yabikubonana agahita akumanura. Yego. Mu by'ukuri abantu bagerageze kumva ko umuhanzi ari umunyamwuga, ari umuntu ukora akazi kandi gakwiye gukorwa. Kera nibwo habagaho basa Gihobe, uyu munsi umuntu ashobora no kukureba gutya akagusuzugura wamuhemba. Ntago babizi. Muri cyo twabasobanurira tukababwira tuti ni akazi nyabusa ntimukaturebe nabi. Yego. Urakavuze kanyibutse ikibazo narinze ndi bukubaze. Hari ibiganiro twakoraga hano by'imvo n'imvano, bavuga ku buhanzi bw'iki gihe kubera izindi ndimi mukoresha. Yego. Ugakoresha Icyongereza, ugakoresha Igifaransa, ugakoresha Ikinyarwanda, ukavangavanga n'igiswahili. Baravuga ko birimo birica umuco nyarwanda, abana barimo barafata urwo rurimi rwanyu bigatuma batamenya Ikinyarwanda neza. Mubivugaho iki? Njye ntabwo ntekereza ko umuco upfira mu ndirimbo, umuco upfira mu rugo. Ababyeyi bawe bataguhaye umuco uzaza kuwukura mu ndirimbo za Bruce Melody. Turigisha ndabyemera, turanumva ko twanahindura sosiyete, ariko umuco wibanze uva ku babyeyi. Nituguma kuririmba Ikinyarwanda, indirimbo yanjye ntabwo bazayikina muri Amerika, ntabwo bishoboka. Kandi nanjye ndashaka gukora business yanjye ikaba nini, ntabwo wambuza gukoresha izindi ndimi kubera umuco. Ahubwo mu bihangano byanjye nkuruko nshoboye nibwo navanga izo ndimi, umuco wo kumvikana. Mfite indirimbo yitwa Azana. Nayibonye. Azana buriya ni gakondo, ni umuco gakondo, ni umudiho wa Kinyarwanda, kandi abantu barayumva bakabyina bakishima. Icyo gihe uwo ni umuco, kandi umuco n'ururimi biragendana, ndabyemera. Gusa isoko rirasaba byinshi. Nk'umuhanzi rero niba nshaka wenda ko umuganda azumva indirimbo zanjye, hari igihe ndirimba Ikinyarwanda nkashyiramo ijambo rimwe ry'Ikigande kugira ngo muhurure uwo muntu aze kumva ibyo ari byo. Umuco nge ntekereza ko ukwiye kuba muri sosiyete, ukaba mu rugo cyane cyane. Hanyuma twebwe dukora ni entertainment, turi entertaining, ntabwo turi abarimu, turasusurutsa, dutuma abantu nyuma y'ibyo biriwemo byose habamo n'umunezero. Rero ntibafate icyo kintu cyose ngo bagitereke kuba hanze. Numva baba babikoreje ibuye bakabanaga mu ruzi. Ariko se ku ruhande rwabo nabo babasabye bati mujye munyuzamo, mugire ubuvanganzo bushingiye ku muco rimwe na rimwe. Ibyo ntimubyemera? Hari abahanzi bakora ibyo. Buriya ubuhanzi burimo ibyiciro byinshi. Nk'inshuti yacu Rumaga akora ibisigo byiza pe, twaramuhitishije mu cyumweru gihe. Ndi umufana we mu b'imbere. Yego. Ba Sofia Nzayisenga ni benshi barahari bakora na Ruti Joel. Hari abantu benshi bakora ibijyanye n'umuco, ariko twebwe dukora urban, umuziki w'iki gihe, kandi natwe turakenewe ku isoko ry'umurimo. Ahubwo zitukwamo nkuru hari igihe bareba bakavuga bati wenda ibyo dukora si umuco, ariko ni Ikinyarwanda, turakiririmba cyane cyane. 90% ry'ibihangano byanjye ni Ikinyarwanda. Umuziki nyarwanda ubona uri ku ruhe rwego, yaba ku rwego rw'akarere, yaba ku rwego rw'umugabane ndetse n'isi? Ntago mbihagazeho 100%, ariko aho mbona umuziki wo mu Rwanda mu gihe kitarenze imyaka 5 dushobora kuba duhagarariye Afurika, kubera ko umuziki wacu uraryoshye, abantu barawukunda. Aho uwukinnye hose abantu bahita batega amatwi kumva bashaka kumenya ibyo ari byo. Ni umuziki uryoheye amatwi, ni umuziki uri kwihuta cyane, uri ku muvuduko wo gusiga indi miziki mu karere. Ntago turabigeraho neza, ariko n'abandi bahanzi bo mu karere ubibona ko bumva cyane umuziki wacu. Ni ikimenye buriya abahanzi bakwemeye, abafana biroroha ko bakwemera. Iyo bavuze bati ariko mu Rwanda hari umuziki, umwe akabivuga ejo undi akabivuga, mu bihugu bigiye bitandukanye, biratanga icyizere cy'uko abahanzi nyarwanda n'umuziki wabo bishobora guhagararira umugabane wa Afurika.
dore mpora naniwe ntago nananiranye kandi sininaniwe ikindi sinibagiwe ngo ntumutwe by'iki gihe ngume mu mitagihe ijoro riba ruwariraye njya mbabona bayagaye nta musaza ushuka niga ntago wa snake beer no smoke no cigar nubwo iminsi mbona insiga ntuzibagirwe iyo uva kandi uzi neza iyo ujya no gusasa ni mu mutwe nari bisi nakoze ubukwe njya mbibona iyo bipfa naho ntapfunda imitwe mbega izuba mbega imvune ninjye waburiye mukwe hands up niba nawe ufite agahinda hands up niba nawe ufite imishiha lali hands up niba usazanye imishinga natwe twese byaranze twese byaranze yes natwe twese byaranze twese ubundi bagahita bavuga ngo yuhu ele ariko iyi ndirimbo itumye mvuga ngo ntago twarangiza tutavuze kuri iki kintu muvuze muri iyi ndirimbo ifitemo ubutumwa cyane irabuza urubyiruko kunywa ibiyobyabwenge cyane n'ubusinzi n'ibindi nk'ibyo ubundi abantu nk'amwe bakunze kwibaza nk'uko babivugaga yuko munywa ibimogi munywa ibiyoga byinshi mwabwira icyo abantu nk'abo ngabo batekereza bari ejo bundi hano mu gitaramo twahuye n'abagande benshi ukuntu rero kubera tuba turabajene umuntu wese akwisanzuraho ukabona kuzaniye nk'urumogi wamuhakanira ukabona ntabyumva ntago kuba umuhanzi mwiza bisaba ibiyobyabwenge ubu kwanza bundi muntu utumva ibyo bintu iryo zina ubwo ryo risobanuye ibintu byose ibiyobyabwenge ni ikintu gifata ubwenge bwawe kikabuyobya ku bantu rero batekereza neza ntago tubikoresha ntago tubifata kandi ngira ngo wabibonye ko agakofi wampaye kambanye gake nakabonye abahanzi b'uyu minsi ntago ariko bimeze ntago baburamo n'ubundi ntago nta byera ngo de bashobora kubonekamo ariko nabo ntibaramba mu kazi kabo element wowe iby'abagore kugira abakobwa benshi mukundana n'ibiki bavuga yuko bibayobya urakoze ubajije umuntu ikibazo nyacyo mu mwanya wa nyawo ikintu kijyanye n'abakobwa ibitekerezo cyane abakobwa bo ngewe nyine kwa ko indirimbo icya mbere indirimbo dukora nk'uko Bruce yabivuze nkanjye ubwanjye nta kintu na kimwe mfata sinananywa byeri sinywa inzoga sinywa itabi nabo bakobwa sinjya mbageramo kandi nkora ibyo nkora neza nkeka ko nkora ibi nyine n'abantu barabimbwira kandi nanjye ndabizi ko ibyo nkora mbikora neza ndagushimiye cyane element Mugisha Fred Robinson yego reka nshimire kandi na Kenny Mugarura wakoze cyane nshimire kandi na Bruce Itahiwacu tukaba tubifurije ibihe byiza igihe muzasubira mu Rwanda ndetse nimunagaruka mu Burayi mu bitaramo muzabane n'Imana muzagira ibihe byiza murakoze cyane BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8